twavuze ati Foden ni umukinnyi w'icumi, Jude nashaka akine 60, niko Real mukinisha Jude kurangiza match biragoye murabizi, nashaka akine 60 Jude cyangwa 70. Foden nawe akini isigaye, Foden ni ubwa mbere akinnye major tournament, si igitangaza kuba yakwicara, n'abandi bibaho. Uyu munsi Anthony Gordon akajya ku mwanya we, Bukayo yaratanga ibyo afite kuko arakina umwanya we, Foden arahengetse, Foden umwanya we ni 10, nashaka agabanya iminota na Jude, ariko Anthony Gordon akoreshwe ku mwanya we. Uyu munsi niba Jude atari umukinnyi w'10 na Foden yasohotse, why not udakinisha Cole Palmer iminota 180, hanyuma irarangiye Cole Palmer atageze mu gukinisha Trent Alexander-Arnold hagati. Reka tujyeyo rero kuko wabonye ko byagezaho bikananga kumukuramo. Reka tujyeyo mbabwira ikindi kintu. Uyu munsi hari sondage zaje zo kuvuga ngo nyamara hagati ya Kobe Mainoo na Adam Wharton umwe yakinana na Declan, murabyibuka, aho kugira ngo hajyeyo, aho kugira ngo bazane Trent na Kono Garaga. Nabibwiye umutaramu, Kono Garaga uburyo akina muri Chelsea biragoye ko muri nationale ari butanga umusaruro. Kono Garaga ari igihe binarangira iyo Enzo yakinanye na Caicedo, Kono Garaga yibereye 10 cyane rwose. Ubundi niho ko bunda gukina, ni naho mwiza wo za deuxième baro ubona ari gutera ya Matilde cyane rwose. Uyu munsi niwe mwiza tu, iyo muzanye mu bintu byo kudefanda cyane musibye imipira yose ya Kono Garaga yakinaga ateye umugongo abakinnyi basatira, yakinaga yisubiza kwa Stones. Bivuze iki? Abongereza umutoza baba byandi twavugaga, nabibonye umupawundi tumwe yavuze ati, aravuga ko Calvin adasimburwa. Calvin n'umukinnyi iki? N'umukinnyi usanzwe aturutinyukaje mu kiganiro n'itangazamakuru wabuze karite ngo byagoranye kubona umukinnyi ukina nka Calvin, umukinnyi waseze ebyiri aperforminga akahita azimira, ataba umukinnyi mwiza muri City baraperforminze agakomerezaho, no muri West Ham yamutiye tuba twaramubonye ati ni umukinnyi usanzwe. Baravuga bati ikipe yananiye Southgate, nta handi kibazo wananiwe muri Man City, umukinnyi nk'uwo niwe uriraye ngaho ngo wabuze umuntu. Parte iyo ari muri Arsenal Declan akina 8, niyo bavugaga bati bakeneye umuntu do character udefend, runigeze kwivuga avuga ati sinanga Trent ni umwe mu bakinnyi beza bababona, ariko si umukinnyi mu mediateur. Uyu munsi umukinnyi ukinura mwanya asabwa kuba afitemo akantu ko kudefenda cyane. Bivuze iki? Apenmeta n'undi mu mirere kiperateur mu gihe umwe yagiye undi akagaruka. Niyo mpamvu ro Kono Garaga byamugoye, ariko muzi ikindi kintu kinasekeje, uziko Trent ari wakiriye uburyo bwinshi muri ya match kurusha undi mukinnyi yose cyane rwose. Bivuze iki? Byibuze we kubera ko afite ya passing akura siri hejuru, yego byibuze umupira yawufashe atandukana na Kono Garaga usubiza muri defense, awukina ujya imbere, afite na ya mapasi ari presi, yaterura ya mapasi maremare, yasunika amatru pass, bituma imibare ye yavuze kandi ivuga twe tutabona icyo yakoze. Yarangije neza cyane Gareth Southgate, icyo namukundiye aravuga ati byose mu bimbareho. Aya ni we byose, iyi kipe ni yoroheje, navuga ati byose ntago abeshya, ni byamimaraho. Ariko ngira ngo ahari Ubwongereza nabo FA bageze igihe cyo kureba bagasimbuza Southgate, kuko ibikombe byinshi agiye abihusha n'ibyo agenda agera kuri ayo mafinali, ariko no kutayatwara kenshi hari igihe bibamo no makosa ye. Adukoreye analize, ariko mu ntangiriro wabonye ko n'umuntu wadusabye ko Nepo amukorera neza analize ku ikipe y'igihugu Ubwongereza, aranabikoze. Hari igihe cyageze banerekana noneho benshi iriho Mainoo na n'uyu Cole Palmer, bavuga bati abangaba byagenda gute, nta minota babona, mu gihe ubona nta solution, nta kundi byagenda, baberekana bombi ari babiri, abantu ubona bitari gukunda, bamaze gukina iminota 4 bose ubateranyije rero. Ariko ubwine yose ni ya Mainoo, gusimura yose ni ya Mainoo, kuko uriya uyu ntabwo aragikandagira, Cole Palmer ntabwo arakandagira, aherukamo cyagiye mu mikino yo kwitegura rero. Hanyuma undi mukino rero wabaye ku isaa 3 z'ijoro, ikipe y'igihugu ya Espagne itsinda ikipe y'igihugu, ubwo ni wo mu itsinda rya kabiri, itsinda ikipe y'igihugu Butaliyani igitego kimwe ku busa, igitego kitsinzwe na Ricardo Carafiori. Match y'abagabo Espagne itigera kimwe cy'umunani, match igenda mu by'ukuri ariko ikagendeshwa na Espagne cyane, Abataliyani bakihagararaho bimwe byabo nyine byo gukora urukuta.